Se ko atabona neza bashaka tubaze iki? Uri umusitari turakuzi kuri n'umukire. Uri n'umukire. Uri akabana umukirekazi. Akaba umukire mugenzi wanjye. Nagira ngo mbabaze mu byerekeranye na filime nyarwanda, ni wowe uyiyoboye ndabizi neza, urakinisha abantu, ukora byinshi bitandukanye. Sorry. Ntabwo yabagize ibikinisho icyambere kijyanye na filime nuko akinisha abantu kandi akaba abaha agaciro kandi akabagezana kure n'impano nyarwanda akayigeza kure cyane. Bamwita Peace Smith. Murakoze cyane, nitwa Peace Smith rapper. Ndi umuhanzi nkaba n'umukinnyi wa filime. Uko bivuze rero njyewe ndi umuntu w'umukire nkaba nyishyira amafilime kabisa. Aba bose ni abakinnyi banjye. Ndabizi. Mfite filime ica kuri BTN yitwa Amaco y'Inda. Mfite indi ya seri yitwa Amakuba tugiye gutangira kubaha ahantu hose. Ikindi cya kabiri nababwira ko mbafite ibintu byiza. Mfite kandi agaseri keza cyane kitwa George Banetti. Ni agaseri keza cyane kagiye gusimbura zabamenye na ziraza kupaso zazo n'abana ziriya zose. No musista se nawe yatubwira ikintu yabazwiho n'ikintu yabakora. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Aline, nkaba nkina amafilime nyarwanda. Nkaba mfite filime ndimo gukina Ikayonza yitwa Burarahurwa. Akaba ari indi filime nakinnye yitwa Ibanga rye, nayo nayikinnye Ikayonza. Nkaba hari filime nyinshi ngiye gukina za Simifu. Akaba ari izindi filime za Mayeri, Joriji ndetse n'izindi zose nshaka. Amaco y'Inda, Ntamenya. Mfite gahunda yo gukina filime nyarwanda. Nkagaruka kuri Peace Smith, yagiye akinisha abakinnyi benshi tuzi nk'abasitari. Nkamubaza ese nka Dehata TV abona kuri official YouTube, abona ibyerekeranye na filime nyarwanda bigeze hehe? Muri kubona iki muri filime nyarwanda? Muri kubona bigeze hehe? Kuko hari benshi bavuga ngo byagiye bicika intege. Nakoze ubundi filime abantu bamenyereyemo cyane niyo nakoze yitwa Umwana wundi. Irimo ba Kanyombya, bitwa ngo ba Kigufuri, ni amazina muri filime nagiye nandika nkabita ayo mazina. Irimo